Shaka nzimamagare wa muhungu mubwire ko inzu yabonetse. Nabonye ari star nawe nago yangora pe. Nze muhamagare. Telefone se kitari guca. Asanga abo bana mukinagije da. Ariko no kanongere cishemo da. Bimeze gute rwiriwe? Warura warumeze neza. Yewe. Cyane aho mundi se byagendaga ariko. Nanjye nyine yanzu nari nayibonye. Barimo ni 10 ryonyine nyine. Nuze nyiri byondo yambwiye ngo ni 10. Ubwo nje nyine wowe urazana 5 nanjye 5 urumva hamwe nyine urumva ni 10 nyine tu. Naho ubundi nyine hari utuntu nari ndi gukora. Aburetse turaza kongera tuvugane. Mana we shimwe mana. Diro nari napanze zirariye. Kurya nari n'umutindi n'uduceri nigiriraga. Umuginga agiye kunyishyurira ukwezi kose. Ndakaswingingi ubu nanyi ndaje mbeho neza dore ko n'ubushomeri bwawe bwaranyisibasiye. Ariko ngiye gukoresha uburyo ki nzaba n'inzu yijyanira kugira ngo atazamvumbura. Kugira ngo atazamvumbura pe. Ubu nibwo buzima wandemeye koko. Mama yarantaye. Kanzayire nta muvandimwe ngira. Nta n'inshuti ngira basi ngo bimara kano gahinda. Naho nsabye akazi sinkabona. Kanzayire naraziwe ariko mama kwiye kumpindurira amateka kuko sinzi impamvu byose bimba. Ariko mara uyu munsi mfite umunezero. Nimubwira ko ari 10,000 nago yabihakana pe. Ariko ni 5,000 rwose nanjye 5 ndabikenyereraho rwose. Ubwo reka nje no kumureba ura mutipe wanjye nta nubwo nahazi. Ataza no kuyoba. Kumunahana n'ahantu mazi cyaje tipe nacyo ahita ari kuza kundeba. Aho cyaje tipe nacyo mbona nta gahunda kigira. Niba ari ko ngo kirwa ngo rwagihuta koko. Amakuru ni meza. Wari wanegereje wambuze. Kwibuza igihe nagutegereje wa muhungu. Ariko si uko neze bitari ko tugiye kubana. Bitari mari tugomba kubana mana. Ariko si bana niba bintu tuzabishobora koko. Tuzabishobora. Ko ubuzima bwo kuba geto yabugwe wa muhungu. Nyine munaremera nyine agafunga umwuka mana nisi wabigenza gute? Ariko mwana ngomba kubyemera ko mu rugo nanjye bandambe ngomba kubyemera nta kundi nabigenza pe. Ese wabigenza gute? Ahubwo ne tugende ne nakumva. Uri ready twagiye nari. Twagena nari tugende tu. Nasi wa mukobwa we. Ariko mwana naye ndabona ariko. Nese reka tumusifu. Umva we. Umva muko. Hagara tukubwira hagara nkubwire. Komeye. None se bimeze bite ko mbona wikoreye n'inkwi? Hari umuntu ari ngiye kureba ari epfo nyine nzamutse nk'abagura n'udukwi ngo mbona uko nzagushyushya n'amazi yo kunywa. None bivuze ngo usangutse muri zino karitsiye. Si karitsiye nzibama ahubwo se mwebwe. Natwe do uyu muvandimwe wanjye nine asanga dutuyemo harimo bene wabo nine numva ko nine nanjye ubwo ni nkaho nziza. Ubundi muri makeya ni je nyine namuzanye nyine tu. Ndumvikana. None ubwo ngubwo
ubwo nubwo rero wakwikomeza ubwo ngubwo igihe bazabona tugusuye cyangwa tukuguye niba utuye hafi aha ngaha. ko twahuye twagiye kwaka akazi ko tutibwiranye amazina watubwiye amazina ubwo nawe nibagiye wadisha urakoze kunyibutsa natubwiye nanjye banyita Kanzayira ahubwo se mwe ya nanjye wanyita Rwiri kabisa njye ni Rwagihuta njye nitwa Rwagihuta ubwo nimba muje muri iyi karitsiye reka mbe ngiye ubwo nzaba mbona sawa rero ngo ugira umunsi mwiza gira umunsi mwiza namwe musigara aha ndabona harimo n'akagendo mwana harimo akagendo mwana n'akagendo naho ubundi se dodo bitanu byacu nahangaha nako 10 ni 10 nako wari uvugishijwe narivugishijwe ariko nawe ujye useta wari uvugishijwe buriya rero sha ahantu twara natomboye none se ugira ngo hano ni habona bakeya uko mene kikizaho kinini wakinwe harimo nk'ibyumba byinshi ahantu harimo ibyumba bingaha 8 ku bantu babiri ubwo umuntu mwayikodesha nawe ko twaramwishe twaramwishe 10 ryacu 10 kandi make ariko 10 uzikora ahandi hantu mbona inzu zihagarara 30,000 kandi ngindi ndabona ariyo nini buri gihe hari igihe cyazagera n'abaciye akenge ugasanga yongeyeho tukajya dutanga veni ariko urumva usaba ko ari n'urusozi cyangwa ubucuruzi naho ubundi se ni karibu ni karibu nari reka turebe ko byifashe Akosemani niko Rwagihuta we kumuntu murasohoka we nacyo ngikubwiye ngeze ukweta pe ngenza riranisha rwose ariko se Rwiri ko numva ukuntu uribazo ngiye wajya ngo bigenze gute koko oya mwana iyi nzu ya nacyo kibereyemo nta nagasafuri nta nagakoro nese uko kwinzara umuntu ariguma mu mwana ese nyine ngereka ngubwiza ukuri pe nubwo nari ndi iwacu pe baranukaga ariko nkarya bakamubwiza ukuri pe uyu mushinga twawize nabi ibintu byose ndabona bitari guhura pe so ukubeshye sha ntago bihura be nanjye ndumva no kukwimana inzara iranyishe imana nese uko kukwejo cyumweru cyose imana reba nk'ejo bundi twaragiye tubura akazi none se uko ko uyu munsi naho ntukureba tumeze uko nguko ubusinzara wanayirarana mwana wanayirarana ko sha reka ngubwize ukuri pe turengeje uyu munsi twapfa pe noneho ngerera inzara ikungubita cyane kuko nubwo mu rugo nanjye bumva ngo baranukaga bakananjujubya ariko nararyaga mwana muvandi naye nararyaga suko none se reka ngubwire nubwo natahiraga ibitutsi noneho reba twishyizeho mu ruho w'inzu haza ko shimye kukweze ko twakubonye yenda nje nabonye nawe ukabara yabonye ariko undi azava he kumwe n'ibukije kandi nyiribyondo tuzamubwira iki nese ukwezi ariko kwaye bwashire ntabwo kurashire ariko wumve yuko tugomba kuba tuyategura neza tuyategura gute twabuze n'ibyo kurya kwa muvandi akomana urabizi reka dusubire ku ndege oya tuyisubireho indege pe tuyisubireho